Menya gutereta hehe n'indobo. Haha. Isi y'urukundo murakaze neza hano kuri Sharif TV, mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ruhageze kana subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Niba ari n'ubwa kabiri kanda like kugira ibiganiro nk'ibi byiza bijye bikugeraho. Ariko nkubwira ati sezera ku ndobo. Nta muntu uzongera gutereta kwanga mu gihe uzi aya mabanga. Nta muntu uzongera kugutereta nga kwange mu gihe uzi aya mabanga. Rero weho umusore, weho umukobwa ushaka gutereta, egera ahangaha umva aya mabanga. Ushobora kuba wari wibaza ati nayahe mabanga abakobwa bakoresha bari gutereta kugira bo babakunde wowe nibagukunde. Ushobora kuba wibaza ati nayahe mabanga abahungu bakoresha bari gutereta kugira babone abashyire vuba weho ntibikunde. Niyo mpamvu nakubwiye ati byose ni kuri Sharif TV. Muhaye ikaze rero. Mbere na mbere reka duhere ku bakobwa. Niba uri umukobwa ni gute wakwigarurira umutima w'umuhungu? Boneraho kubibutsa isi yaragutse. Niba ari umukobwa watereta bigakunda, niba ari n'umuhungu watereta bigakunda. Ubu ngubu ni gender balance. Nkuterete cyangwa unerete. Ahangaha ibiganiro biba byaryoshye, ariko njyewe ndi kukubwira ati aya mabanga niba uyazi. Aya mabanga ngiye kukubwira niba uyazi, nta muntu uzongera kugutera indobo, nta muntu uzongera kukwanga. Weho menye ibi ngibi. Tugiye gutangira ku bakobwa rero uburyo ushobora gutereta uri umukobwa, turasoreza ku bahungu. Mbahaye ikaze. Twihutishije rero, niba uri umukobwa ukaba ugiye gutereta umuhungu, mbere na mbere manza wisukure. Isuku yo irahoranwa sibyo? Manza witere ku cyangwe. Niba ufite akantu ko kwambara keza kambare, niba ufite agaparufume keza kitere. Nurangiza genda usuhuze umuhungu witonze. Genda umusuhuze umubwira ati muraho, umeze ute, amakuru. Umwereke ko warezwe. Icyo kintu manza ucyumve neza. Niba uri umukobwa, manza wereke umuhungu ko warezwe, kuko nujya kumutereta ukamwereka ko warezwe, azabona ko uri umuntu ufite uburere. Abahungu bakunda abakobwa bafite uburere. Uzabicunge neza. Umuhungu cyangwa se umugabo ushoboye gusanga afite nk'umugore we ku ruhande, umugore wamukunda ariko akajya kumuca inyuma ku mahabara cyangwa se ku bantu bo kuryamana gusa. Rero niba nawe udashaka kuba umuntu wo kuryamana gusa, menya aya mabanga. Mbere na mbere ereka umuntu mukundana ko warezwe. Ereka umuntu ugiye gutereta ko warezwe sibyo? Niba uri umukobwa, ereka umuhungu ugiye gutereta ko warezwe. Umubaza amagambo agereranyije kandi ujye utegereza akagusubiza. Itonde kumureba. Amaso yawe yitondeshe. Amaso yawe yitondeshe. Murebesha amaso yoroshye. Weho murebeshe amaso yoroshye. Nyuma yo kumurebesha amaso yoroshye, mubwire witonze ijwi ryawe ku buryo yarikumbura. Mubwire witonze ku buryo ijwi ryawe yarikumbura. Hari ikosa abantu benshi bakunze gukora ku buryo ki usanga umukobwa ahise akubwira ari guturikagurika cyangwa akakubwira vuba vuba wagira ngo hari ikiri kumwirukansa. Oya, niba uri umukobwa ukashaka umuhungu agukunda, weho iyoroshye. Iyoroshye umubwire mu jwi ryoroheje. Buriya abahungu ni ibiremwa byoroshye cyane gushukika cyangwa se byoroshye cyane kumvikana. Niyo mpamvu iyo wamubwiye mu jwi ryoroshye bituma amarangamutima ye cyane ahita azamuka. Murebe indoro yoroshye. Niba ushaka ko umuhungu agukunda, murebe indoro yoroshye kandi umwereke ko ufite uburere. Icyo kintu kizajya gituma
amarangamutima ye agutindaho cyane, agutekerezaho cyane, kandi bikore mu kanya gato ubundi uhite wigendera. Uko muzajya mugenda mumenyerana azashiduka yagukunze atazi n'impamvu yagukunze. Weho rero kuba warangije kumutereta uzajya uhita umureka nawe atera intambwe. Ako kabanga nugakoresha rwose nkwibwije ukuri nta muhungu uzongera kukwanga. Reka tujye ku bahungu nabo. Wa muhungu we ugiye kumva kano ka video cyangwa se ugiye kumva ukuntu ushobora gutereta mu buryo bworoshye, menya neza ko ibi bintu aya mabanga ngiye kukubwira uyazi. Ibanga rya mbere, ushobora kujya gusura umukobwa cyangwa se umukobwa muhuye bwa mbere, irinde kumwitaho cyane. Buriya abakobwa ni ibiremwa bitangaje. Iyo umuvugishije ahita atekereza ko response cyangwa se ikintu cya mbere umushakaho ari ukumutereta. Niyo mpamvu rero weho mwereke ko utari cyo kintu kikugenza. Ikintu cya kabiri ugomba gukora kugira ngo wigarure umutima w'umukobwa, mwereke ko uri umuntu ufite inshingano, responsibility. Umwereke ko ari weho umuntu ushobora gushobora inshingano, utari umuntu w'umupfantege, umuntu utagira icyo akora, umuntu wabuze icyo akora. Hari abahungu usanga wagira ngo bagiye kumuruhukiraho. Oya, we mwereke ko ufite ibintu byo gukora, ku buryo cy'umwanya wawe uzaba wamuhaye azajya wubaha, atazajya abona ko n'ubundi nta kindi kintu wari uri gukora. Rero ibi bintu ugomba kubikora witonze. Mbere na mbere niba ugiye gutereta umukobwa, manza wambare neza. Mon cher Same, ambara neza, wisige, uce, wambare icyangwe. Mugani w'imvugo z'iki gihe, we ambara icyangwe ku buryo ki abona ko uri umuntu uri smart. Nunamuvugisha ku buryo ijambo ryawe azajya ryumva neza, ku buryo atasubira inyuma. Ukimara gukora ibi ngibi rero, wowe ugenda wegera umukobwa umusuhuze witonze. Niba ushaka kumusaba time, ntubizabe umubwire ku munsi wa mbere. Mubwira ati nishimiye ibiganiro twagiranye. Mubwira ati nishimiye ibiganiro twagiranye, ndi kwifuza ko wenda undi munsi twazahura bizagenda neza kurenza ibi. Ariho mu gihe uzatangira kumubwira ati ngo niba ubona umwanya ngo uzambwire ibyo bintu rwose, oya, weho menya aya mabanga kugira ujye utereta ntagire umuntu kwanga. Menya uburyo amagambo yawe uyasohora. Niba umuganirije ukamubwira ijambo rimwe, tegereza ko nawe akubwira irindi, ntuzarondogore. Abakobwa ni ibiremwa bitangaje, banga abahungu barondogora bafite amagambo menshi, bahita bakubona ko ukiri umwana. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda amagambo menshi ku munsi wa mbere, ubundi ukamuganiriza neza kandi witonze. Hari amwe mu magambo ushobora gukoresha mu gihe uri kuganiriza umukobwa. Ushobora kumubwira ati ni ubwa mbere mbonye umukobwa wiyubaha nkawe. Pay attention, aka kantu gashyiremo. Ntuzigere ubwira umukobwa ati ngo wa mukobwa ngo uri mwiza mu gihe ushaka kumutereta bwa mbere. Oya, uzamubwire izindi responsibilities. Umubwire ati mbona wiyubaha. Umubwire mu mico, ntuzamubwire ubwiza. Umukobwa numubwira ubwiza uzaba ukoze ishyano, kuko azabona ko urangajwe no kumurya cyangwa se urangajwe no kuryamana nawe, urangajwe no kwishimishanya nawe. Ariko numubwira mu mico azahita abona ko wewe ufite responsibility, warezwe, ufite inshingano. Nurangiza kumwereka ko wewe ufite inshingano, muganirize gake gake witonze. Ntuzahubuke ngo uhite umubwira ati ngo hoya ngo uze kubahamagara telefone. Oya, weho muganize witonze. Ku munsi wa mbere ntuzamusabe nimero. Ku munsi wa mbere uzamwihanganire agende nta na nimero, abone ko weho atari cyo kintu kikugenza. Narangiza kubona ko atari cyo kintu kikugenza,
muzajya muhura muri kuganira bisanzwe. Umukobwa umanza umumenye, we azisanga yatangiye kukugira inshuti magara ari we wabiteye ariko nawe atabizi. Narangiza kukugira inshuti magara, akirangiza kugira inshuti magara nibwo uzatangira kumwereka noneho bya bimenyetso ko umukunda, ibimenyetso by'urukundo. Aho ngaho uzaba wamufatishije, muzaba muri kumwe, azaba yatangiye kukwiyumvamo kubera ko abakobwa bo barirukanse cyane mu rukundo kurenza abahungu. Bityo rero ugomba kubikora neza. Muri iyi video twongere guhurira muri video ya kabiri. Video ya kabiri ndakwigisha imitoma ushobora kumubwira, amagambo meza ushobora kumubwira, mbese urukundo rwanyu rugahora ruri accurate, rugahora rukunzwe cyane, rugahora ruri rushyashya muri we. So reka duhure mu yindi video rero. Ciao ciao.